mwese muhaguruke. Ninde wabonye Yesu ni Zakayo w'igikuri. Ninde wabonye Yesu ni Zakayo w'igikuri. Isashimwe ati abantu banejejwe n'indirimbo kandi batwirindiye. Twizera ko twese tunezerewe. Ndashimira Imana cyane yuko duhaye amahirwe kugira ngo tubashe gufatanyiriza hamwe kugira na ijambo ry'Imana, twabona izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye kwigana amagambo murayazi, ni amagambo dusanzwe tumenyereye, yenda mwayize cyangwa nawe mwarayigishije, ariko kuri uyu munsi Imana yifuje yuko ariyo magambo twigira hamwe, ariko nzi neza yuko nge nawe hari ikintu tubashe gukuramo, atari kubw'imbaraga zacu ahubwo kubw'imbaraga y'Imana. Kubw'ibyo rero reka mbasabe mwese muhaguruke mumfashe kuririmba iyi ndirimbo. Ninde wabonye Yesu ni Zakayo w'igikuri. Ninde wabonye Yesu ni Zakayo w'igikuri. Yarari wawe Zakayo w'igikuri. Ninde wabonye Yesu ni Zakayo w'igikuri. Ninde wabonye Yesu ni Zakayo w'igikuri. Okay, mugihagaze murambure Bibiliya zanyu mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 19 turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Haranditswe ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi yari mugufi. Arirukanka aje imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka kuko uyu munsi ngwire kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Umurongo wa 8, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye nawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka twubahe Imana dusenge. Data wera urukunda uri mu ijuru, isaha nyingi tugiye kurambura ibyanditswe byera kugira ngo twige. Mpagaze imbere y'abana bawe ariko ntacyo nabigisha, kuko ari nanjye ntacyo nabasha kwigisha. Mwuka w'Imana aze asobanurire umutima wa buri wese uri aha ngaha, kandi Mwuka w'Imana aze asobanurire umutima wanjye, kugira ngo twese hamwe twumve icyo ushaka kuvugana n'imitima yacu mu izina rya Yesu. Tugiye kurebera hamwe amagambo y'igitekerezo cya Zakayo. Sinzi ngo mutekereza yuko Zakayo mutekereza ko yarangana ati. Yenda ushobora kuvuga ati yenda nari musumba se, cyangwa yaransumba, cyangwa mwari mugana. Amagambo dusanga hanga mu gitabo cya Luka igice cya 19 atubwira ibya Zakayo. Zakayo yabayeho yari umugabo, ibyanditswe byera bitubwira neza yuko yari umugabo w'umutunzi kandi ufite imbaraga. Ariko naje gusoma amagambo atangaje cyane, nubwo Zakayo yari umuntu ukomeye, ariko abantu bose baramwangaga.
nta muntu wamukundaga. Impamvu Zakayo batamukundaga nta kindi ahubwo Zakayo yasoreshaga imisoro, hanyuma iyo misoro aho kugira ngo ifashe abayuda akaba ari imisoro yo kwaka bene wabo kugira ngo ifashe abanyamahanga babakoranizaga. Ibyo rero byatumye bene wabo bamwanga. Zakayo yabayeho asa nkaho ari igicibwa muri sosiyete y'iwabo. Nta muntu n'umwe wifuzaga kumumenya cyangwa se ngo yifuze guhura nawe, kuko Zakayo bitewe n'umurimo yakoraga yatumaga abantu benshi bamwanga. Zakayo umunsi umwe, ibyanditswe byera biratubwira ngo yaje kugira igitekerezo, yaje kumva yuko hari umuntu nubwo abandi bose bamwanga, ariko yuko hari umuntu ubwiriza ubutumwa bw'uko ngo dukwiye gukunda abanzi bacu. Zakayo aravuga ati uwo muntu wakijije abarwayi, akazura abapfuye, agakiza ibirema bikabasha kugenda, birashoboka cyane yuko njyewe nanjye ubwanjye ashobora kuba yangirira impuhwe nubwo abandi bose batankunda, ariko yenda akagaragariza urukundo. Zakayo niko gufata uyu mwanzuro, aravuga ati reka nibura ngende njye kureba Yesu. Zakayo yari yumvise amakuru yuko Yesu agiye kuza agaca mu murwa wa Yeriko. Zakayo aravuga ati none ni iki cyatuma mbasha kureba mu maso ha Yesu? Ndagira ngo mbabwire neza yuko benshi muri twebwe ubwo nigaga iki cyigisho naje kwibaza ikibazo kivuga ngo mbese ni iki gituma tumara imyaka myinshi mu nzu y'Imana, tukaza gusenga nk'ubu no ku mugoroba turagaruka, ariko ni iki gituma tutabasha kubona Yesu nk'uko Zakayo yabonye Yesu? Zakayo turaza kumwigiraho amagambo akomeye cyane. Tumaze igihe kirekire turi mu itorero, tumaze igihe kirekire dushaka Imana, ariko njye nawe ese hari iyo turebye tubona twarabonye Yesu? Amagambo badusomeye aboneka muri Yeremiya 29:13 ngo muzamubona nimunshakana umutima wanyu ugize gute wose. Ngicyo ikintu njye nawe tumura, nuko mu by'ukuri kenshi turuza gusenga atari impamvu zo gushaka Imana tubikuye ku mutima, ariko ibyanditswe byarabyo bitubwira neza yuko ni isezerano yuko tuzabona Yesu nitumushakana umutima wacu wose. Ariko njye namwe ni bande babonye Yesu? Cyakoze dufite indirimbo twatangiriyeho ivuga ngo nzabona Yesu mu maso, umusaza tujyana. Ikibazo, ese hari dutegereje kuzabona Yesu aho aje kutujyana? Reka mbabwire neza yuko Yesu ubwo azaba agarutse ntabwo abantu azajyana mu ijuru ari abantu batari baramubonye bakiri muri iyi si, kuko ibyanditswe byera bitubwira neza yuko uko abana b'Imana bazagera mu ijuru ngo bazasanga bari basanzwe baziranye na Yesu. Rero ikibazo ahangaha, Zakayo yaje kwifuza kureba mu maso ha Yesu, ariko yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Ku murongo waho wa mbere haranditswe ngo, twasomye amagambo atubwira ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ndagira ngo twumve uyu Zakayo uburyo yari akomeye mu gihugu. Ni nk'uko twavuga ngo umuntu ukuriye IRS hano muri Amerika. Zakayo we rero yari afite amafaranga menshi cyane, yari umukoresha w'ikoro, ariko noneho bikongeraho ngo w'umutunzi. Ku murongo waho wa kabiri haranditswe ngo nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi, ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari bugufi. Ariko mureke babaze ikibazo, mubona ari iki cyatumye Yesu Zakayo atabasha kureba Yesu? Nubwo ari ikibwiriza hagiye uvuga, mubona ni iki cyatumye Zakayo atabasha kureba Yesu? Okay, Zakayo ntabwo yabujijwe kureba Yesu nuko yari bugufi. Katuvuge yuko nibura na Zakayo yari aresha gutya. Ese ndesha gutya ntabwo nabasha kureba umuntu? Ubu ntabwo nabareba? Nabareba. Zakayo ntabwo ikibazo yagize cyo kutareba Yesu ntabwo ari uko yari ari bugufi, kuko ikibazo cy'uko Zakayo nubwo waryama hasi uri kureba ushobora kureba umuntu. Zakayo yagize ikibazo cy'uko atarebye Yesu bidatera ubugufi bwe, ahubwo cyari ikibazo cy'abantu yari ari kumwe nabo. Zakayo ibyanditswe byera bitubwira neza yuko intambwe ya mbere yabereye inzitizi yo kureba Yesu kwa Zakayo cyari igikundi cy'abantu agendamo. Ari nayo mpamvu ngenda twakwibaza ngo ese haye nawe ni iki gituma tutabasha kureba amaso ha Yesu? Ndagira ngo mbabwire neza yuko benshi muri twebwe
tunanijwe kureba Yesu n'abantu tubana nabo, tunanijwe kureba Yesu n'ibintu dukunda kuruta uko dukunda Imana. Nasomye amagambo akomeye aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye avuga ngo ibyaba byiza, avuga ngo iyo abakristo bahisemo kwifatanya n'abatubaha Imana kandi batayizera, baba bishize mu kaga k'ibigeragezo. Satani yiyoberanyije arabakingiriza ngo batamubona, ntibabasha kubona ko bene abo bazababera umutego wo kubashyira mu kaga, kandi ko igihe cyose bazaba bafatanije n'ab'isi mu mico no mu magambo no mu migenzereze, buhoro buhoro bazakomeza bahumeka kugeza ubwo bazarindagirira. Ngiki ikibazo cyo kugira abantu tubana nabo batubaha Imana. Ntabwo ibyanditswe byera bitubwira neza yuko tugomba kubana n'abakristo gusa, ahubwo ibyanditswe byera bitubwira neza yuko tugomba kubana na ba bandi twita yuko ari abanyabyaha kugira ngo tubakurire kuri Yesu. Ariko ngo iyo tutarebye neza, Satani arabakoresha bakatubera umutego wo kudusubiza inyuma. Ari nayo mpamvu Zakayo yaje kugira ikibazo cyo kutareba Yesu. Ntabwo cyari ikibazo cy'ubugufi, ahubwo abantu yari ari kumwe nabo batumaga atareba mu maso ha Yesu. None nge nawe niki gituma tutareba mu maso ha Yesu? Gerageza wisuzume, nanjye wisuzume. Ese ntabwo cyaba ari igikundi cy'abantu bana nabo? Ese ntabwo zaba ari ba bandi wita inshuti zawe zituma utarushaho kwegerana n'Imana? Ese ba bantu mubana, abantu nge mbana nabo, ese igihe twatangiye kubana kugeza kuri uyu munsi, mbona batuma negera Imana cyangwa mbona batuma ndushaho kujya kure y'Imana? Ngiki kibazo nge nawe tugomba kwibazaho, kuko Satani harugaza n'abantu mu buzima bwacu. Hano twasomye amagambo avuga ngo Satani ngo agerageza kudupfuka amaso ngo tutabona yuko bene abo bantu bazatubera umutego wo kutugusha mu kaga. None inshuti n'abavandimwe mu bana zituma wegerana n'Imana? None se ngewe zituma negerana n'Imana? Aha ngaha Zakayo akimara gusobanukirwa yuko ikibazo ari abantu ari kumwe nabo, yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwifuza gutandukana n'abo bantu. Hano ku murongo waho gatatu dusome twumva uko handitswe. Ariko tutarahagera Zakayo akimara kumenya ko atari bubone Yesu akiri kumwe n'abo bantu, yarirukanse arabasiga. Ku murongo wa 4, arirukanka aje imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko aragiye kunyuraho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Zakayo akimara kumenya yuko hari abantu bari gutuma atareba mu maso ha Yesu, aho gufata inzira ngo asubire inyuma, ahubwo yarirukanse abatanga imbere. Ari nayo magambo y'Imana itubwira yuko ntabwo tugomba gusubira inyuma. Nubona kanaka akubereye ikibazo cyo gukomeza urugendo rwawe rwa Gikristo, nubona ngubereye ikibazo, aho gusubira inyuma, ahubwo Zakayo yafashe umwanzuro wo kwirukanka agasiga abo bantu aho kugira ngo asubire inyuma. Ku murongo wa 4 haranditswe ngo arirukanka aje imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko aragiye kunyuraho. Zakayo ntiyacitse intege ngo asubire inyuma ngo nuko hari abantu batuma atareba Yesu, aho gusubira inyuma yarirukanse ajya imbere, Imana ihabwa icyubahiro. Ari nacyo kibazo nge nawe twakwibaza, ese wowe iyo hari ukingirije, ese ngewe iyo hari unkingirije, iyo hari umuntu uri gutuma ntabasha gusabana n'Imana, nge nawe dukora iki? None se iyo mfite muhuye yarangiza akakubwira nabi kandi uzi neza yuko aririmbisha mu rusengero, ese hari wongera kumva wagaruka mu rusengero? Benshi muri twebwe dukunda gucika intege tudatewe n'ikintu gikomeye cyangwa se gifatika, duciwe intege n'abandi bantu basanzwe gusa. Zakayo aho gusubira inyuma, ahubwo yarirukanse ajya mbere. Ari nayo mpamvu nasomye amagambo n'umuntu avuga ngo ibyaba byiza nuko twitandukanye n'ibyo turarikira kuruta gutandukana n'Imana. Benshi muri twebwe tubona ibintu bidutandukanye n'Imana, aho kugira ngo mfate umwanzuro wo gutandukana nabyo, ahubwo tugafata umwanzuro wo gutandukana n'Imana. Nyamara ibyanditswe byera biratubwira ngo ibyaba byiza ni uko twitandukanye n'ibyo turarikiye kuruta gutandukana n'Imana. Ni byiza ko waba umutinya kujya kwizinukwa ariko ukemerwa n'Imana, kuruta ubukire icyubahiro kuba inziramuze no kugira inshuti nyinshi udafite umushyikirano n'Imana. Ngaho Kadete arakoze cyane, aduhereje ubuhamya. Waguhereza inshuti zose, akaguhereza abantu bose bo ku isi bakaba inshuti zawe, ariko nta mushyikirano mufitanye n'Imana, uragira ngo byakunezeza? Nta munezero urimo. Ari nayo mpamvu tugomba kwigira kuri Zakayo. Zakayo akimara kumenya ikibazo yarirukanse arabasiga. Ni byiza yuko aho kugira ngo dutandukane n'Imana, twatandukana na bya bintu dutandukanya n'Imana. Hepfo haranditswe ngo, hepfo hari amagambo akomeye cyane yaje kunezeza Zakayo. Mwibuke neza yuko bene wabo bose baramwangaga,
kandi usibye na bene wabo nawe ubwe yari azi neza yuko ari umunyabyaha bitewe n'ibyo yakoreraga abantu. Ariko ikintu kinejeje njye dukwiye kumenya ni uko waba uri umunyabyaha kose, aho waba warageze hose, Imana ibihora igufitiye impuhwe n'imbabazi. Hari ubwo kenshi dukora ibyaha tukibwira yuko nibura Imana yatwibagiwe, ariko amagambo y'Imana aboneka ahangaha ibyanditswe byera biratwereka ku murongo waho wa 5 haranditswe ngo Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo, haguruka kuko uyu munsi ngwiriye kuri iwawe. Zakayo yari umuntu w'ikirangirire cyane, uzwi cyane, nubwo yari umunyabyaha ariko Yesu yaramuzi. Yesu ntabwo Zakayo yahagaze mu kirere ngo amubwira ati Yesu ndamushaka, ahubwo kuko Imana ireba mu mutima yarebye icyifuzo cya Zakayo afite cyo gushaka Imana bikuye ku mutima. Yesu aramubwira ati Zakayo, ururuka uyu munsi ndarari wawe. Ari nacyo kibazo njye nawe twakwibaza, ese hari Yesu araye mu mutima wawe n'uwanjye kangahe? Ese hari igihe uzi wigeze kubana n'Imana? None se kuri uyu munsi wa none ubona Yesu atuye mu bugingo bwawe? Ese Yesu atuye mu bugingo bwawe? Kuko Zakayo akimara guhura na Yesu, Yesu yaramubwiye ati ururuka kuko uyu munsi ngwere kurara hehe, ngwe kurara iwawe. Byanditswe byera biratubwira ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niba ufite ibyanjye agakingura nzinjira, ewe tugire gute dusangire. Ese njye nawe twakinguriye Yesu imitima yacu ngo yinjiremo? Hari ubwo kenshi dukora ibyaha tukagira ngo Yesu yaratwibagiwe, ariko ndagira ngo mubwire ko akuzi kandi ahora yiteguye kukwakira. Igihe Yesu yabwiraga ati Zakayo ati ruruka, Zakayo yururutse vuba. Ibyanditswe byera biratubwira ngo amwakira anezerewe. Zakayo atarasaba imbabazi Yesu yamenye icyo Zakayo yifuzaga, aramubwira ati uyu munsi ndarari wawe. Ari nacyo kintu twarebagaho Zakayo uburyo ki yaje kwifuza kubana n'Imana. Ariko nk'uko ibyanditswe byera twasomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo muzambona nimunshaka mu mutima wanyu wose. Zakayo yashatse Yesu umunsi umwe araramubonye. Ese hari igihe nawe ko tumaze imyaka myinshi dushaka Yesu tuzamubona ryari? Ntabwo byafashe iminsi myinshi kugira ngo Zakayo abone Yesu. Ntabwo yagiye mu materaniro buri kusaba mu mwaka asenga. Ntabwo yafashe igihe kirekire yiyiriza ubusa kandi asenga, ahubwo yashatse Imana bikuye ku mutima. Umunsi umwe araramubonye. Twebwe tuzamubona ryari? Tumaze imyaka myinshi mu itorero, benshi twavutse tuvukira mu nzu y'Imana, kugeza kuri uyu munsi wa none tumaze kuba bakuru ariko ntiturabona Yesu. None Yesu tuzamubona ryari? None se mugira ngo kubona Yesu ni ukwigisha nk'uko ndi kwigisha nta hantu na hamwe bihuriye? Ese mugira ngo kuba twaririmba cyangwa tugakora izindi nshingano mu itorero niko kubona Yesu? Oya, ahubwo mwibuke neza yuko ba bandi bari bari kumwe na Yesu bakingirizaga Zakayo batabona Yesu, bari batukanye na Yesu urugendo rurerure, ariko muri bose nta n'umwe Yesu yabwiye ati uyu munsi ndarari wawe. Yabwiye Zakayo, kandi abandi bari bamaranye na Yesu igihe kirekire. None njye nawe mugira ngo tuzabona Yesu byagenze bite? Kumara igihe kirekire tuvuga ibya Yesu, kumara igihe kirekire turirimba nk'uko turi kwigisha ahangaha, ariko twagera hanze tukaba tudatandukanye n'abandi bapagani batazi Imana, nta hantu na hamwe bizatugeza. Zakayo yashatse Imana umunsi umwe araramubonye. Twebwe tuzabona Yesu ryari? Nasomye amagambo akomeye muri iki gitabo cya Luka arambabaza, aho kugira ngo igihe Zakayo yabonaga Yesu, aho kugira ngo ba bantu banezezwe n'uko umunyabyaha ahuye na Yesu, imitima yabo yarababaye. Ku murongo wa 7 baratubwira ngo abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Mwumve ba bantu bari bamaze igihe kirekire bari kujyana na Yesu. Ikibazo, abo bantu bari bazi akamaro ka Yesu? Ntabwo bari bazi. Bari bamaze igihe kirekire bajyana na Yesu, ariko bamaze kubona Yesu ahuye na Zakayo, kandi Zakayo niwe bitaga umunyabyaha, aho kugira ngo banezezwe n'uko Zakayo ahuye na Yesu, imitima yabo irabarya, imitima yabo igira agahinda. Kandi mwe kubitekereza yuko bijya biba kuri bari abantu gusa, ahubwo natwe mu itorero bibaho ku munsi ku wundi. None se mureke mbabaze, iyo tubonye hari umuntu winjiye mu nzu y'Imana, hari ukuntu twishizemo, hari ukuntu tuba tuzi abantu, uriya ni Umukristo cyane, uriya aracagase, uriya ari hasi ho gakeya, uriya ni umupagani. Noneho ba bandi twita yuko ari abanyabyaha ruharwa, iyo baje mu nzu y'Imana, ese hari imitima yacu inezerwa?
ese nidutangira kuvuga ngo murebe ukuntu baje bambaye, murebe ukuntu baje bameze, murebe imico bafite, ntabwo ariyo mu nzu y'Imana. Nguko uko byagendekeye abantu, aho kubona Zakayo aje mu nzu ngo bibanezeze, barababaye. Nyamara ikintu kibabaje cyane, tukwiye kunezezwa n'uko abanyabyaha baza mu nzu y'Imana. Ndagira ngo mbibutse neza yuko inzu y'Imana ntabwo ari ikigo cy'abakiranutsi bahuriramo, ahubwo ni ikigo cy'abanyabyaha bashaka Imana. Ntabwo dukwiye kubona abantu baje mu nzu y'Imana ngo dutangire kugira agahinda mu mitima yacu ngo baje bameze ukuntu bameze, ahubwo dukwiye kumenya yuko impamvu bameze uko ntabwo bari bahura na Yesu. Mubareke baze mu nzu y'Imana, nibamara guhura na Yesu imibereho yabo izahinduka kandi natwe tuzashima izina ry'Imana. Zakayo ikintu gitangaje, ntabwo guhura na Yesu, ibyanditswe byera biratubwira ngo Zakayo akimara guhura na Yesu ntabwo habayeho ibyiza byinshi kugira ngo abashe guhinduka, ntabwo habayeho imbaraga nyinshi cyane, ahubwo ku murongo waho wa 8 haranditswe ngo, ku murongo waho wa 8 haranditswe ngo, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja umugabane w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha, kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngaho mureke imbabazi ikibazo, ese Zakayo ni ibihe bibwiriza byabaye kugira ngo abashe guhinduka? Ntabyo. Zakayo akimara guhura na Yesu imibereho yagize gute? Imibereho ye yarahindutse. Niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa neza yuko ntabwo dukwiye kubabazwa n'uko hari abantu tubona babandi twita abanyabyaha yuko baje mu nzu y'Imana. Dukwiye kubareka bakaza mu nzu y'Imana uko bari kose, ariko ikintu kiriho nuko nibamara guhura na Yesu mu mitima yabo imibereho yabo izahinduka. Zakayo nta muntu wamubwiye ngo nafate abantu yambuye ngo abasubize ibyabo, aho ibyanditswe byera biratubwiye ngo Zakayo yafashe icyemezo aravuga ati, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Kuri uyu munsi wa none muzi ngo umuntu aramutse afashe icyo cyemezo abantu bamufata bati, nk'ubu yenda umubyeyi wawe ahagurutse akavuga ngo ibintu byose mfite ndabihereza abakene, kandi umuntu wese nambuye ndaza kumuhereza inshuro enye. Benshi muri twebwe twakumva yuko ari ubwaka, ariko ntabwo bwari ubwaka bwakoreshaga Zakayo, ahubwo akimara guhura na Yesu imibereho ye yarahindutse. Ari nayo mpamvu njye nawe twakwibaza ngo ese hari ni iki kitwereka neza yuko tutarahura na Yesu? Ni uko imibereho yacu itari yahinduka. Zakayo akimara guhura na Yesu ibibi yakoraga yarabiretse atangira gukora ibyiza. None njye nawe aho twavuze yuko twahuriye na Yesu ibibi twakoraga, ese hari ntabwo tukibikora? None se bya bibi twakundaga gukora tutaramenya Yesu kuri uyu munsi wa none ese byararangiye? Ese twatangiye gukora ibyo tutakoraga? Kuko Zakayo akimara guhura na Yesu, akimara guhinduka imibereho yaje guhinduka, bya bibi atakoraga atangira kubikora, atangira kumugwaneza, atangira kugirira abantu neza, abo yambaye bose atangira kubariha. None njye nawe tumaze kureka bingahe? Ni ibiki njye nawe tumaze kureka? Ese usibye kuza mu materaniro nk'uku ku Sabato, igihe cyagera tukaza tukigisha, igihe cyagera tukaririmba, igihe cyagera tugakora n'izindi nshingano, ese usibye ibyo ngibyo gusa ni ikihe kintu ubona waretse mu mibereho yawe? Bya bindi wakoraga ese hari ntabwo ukibikora? Ari nayo mpamvu nkwiye kubibutsa neza yuko nanjye nibutse yuko ntabwo tuzajyanwa mu ijuru n'imirimo myinshi twakoze y'Imana, ahubwo tuzajyanwa mu ijuru nuko twamaze kwakira Yesu mu mitima yacu. Kandi nitumara kwakira Yesu mu mitima yacu imibereho yacu izahinduka. Ntabwo tuzakora bya bindi twakoraga tukiri abanyabyaha. Ari nayo mpamvu iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, abantu barabimenya bakavuga ngo uriya muntu yari umujura ariko yaretse kwiba. Yenda twebwe ntabwo twiba, yenda twebwe ntabwo turoga, ariko se nta kindi cyaha uzi cyangwa ngewe nzi twaba dukora, yenda nubwo abantu baba batakizi, nta byaha uzi ukora kandi twitwa yuko turi abana b'Imana. None se ni ibiki byahindutse kuri twebwe? Ko Zakayo yahuye na Yesu agahinduka, twebwe kuki tudahinduka? Impamvu nta yindi ni uko tutarahura na Yesu. Kuko ibyanditswe byera biratubwira ngo nta igiti kibi gishobora kwera imbuto nziza, kandi n'igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi. Imbuto twera zigaragaza yuko twahuye na Yesu cyangwa tutahuye nawe. Imbuto twera zimeze zite? Tugana ku musozo, ku murongo wa 9, ibyanditswe byera Zakayo ikintu yakoze cyane cyaje kunezeza,
amagambo y'Imana aratubwira ngo urisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azakizwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Zakayo yaje kwatura ibyaha bye, aza kumenya yuko yahemukiye abantu, atangira kubasaba imbabazi, kandi abo yahuye bose atangira kubagarurira ibye. Ku murongo wa 9 Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe umwana w'Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ndagira ngo mbibutse ko Yesu ataje gushaka abakiranutsi, ahubwo yaje gushaka no gukiza abari mu kaga k'ibyaha. Uko waba umunyabyaha kose, Yesu yiteguye kukubabarira no kukwezaho ibyaha byawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari ubwo tugera kure cyane, tukumva yuko twagiye kure y'Imana, tukumva yuko imibereho yacu idahesheje Imana icyubahiro, tukumva yuko tumeze nka Zakayo, aho abantu batubona nk'igicibwa. Ariko mwibuke neza yuko nubwo Zakayo yabonwaga nk'igicibwa muri sosiyete, ariko igihe yaje gusanga Imana, Yesu yaje kumwakira anezerewe. Niko natwe bimera. Hari ubwo twaba twarakoze ibyaha, tukumva yuko twagiye kure y'Imana, ariko nubwo abantu bose batakwemera, iyo uje imbere y'Imana ukavuga ati, data, nacumuye kure yo mu ijuru no mu maso yawe, ntabwo binkwiriye kwitwa umwana wawe, Yesu ahora yiteguye kukubabarira no kukwakira. Mu by'ukuri ibyanditswe byera ari naho dusoreje biratubwiye ngo Yesu yaje gushaka no gukiza uwari wagize gute, uwari wazimiye. Birashoboka cyane yuko njye nawe twabona yuko twazimiye. Birashoboka cyane yuko njye nawe twaba twabonye tumeze nka Zakayo, aho Zakayo yabujijwe kureba Yesu n'abantu yari ari kumwe nabo. Birashoboka yuko hari abantu bari mu buzima bwawe, birashoboka cyane yuko hari igikundi ubamo gituma utabasha kureba mu maso ha Yesu. Ariko ibyanditswe byera biratubwira ngo nk'uko Zakayo yahunze akabasiga, natwe dukwiye kwirukanka tukabasiga kugira ngo turebe mu maso ha Yesu. Ariko kandi birashoboka cyane yuko abantu batanezezwa n'uko tuhuye na Yesu. Ibyo byo bizabaho. Zakayo nawe niko byaje kumugendekera. Ariko niba hari ikintu dukwiye kwishimira, ni ukwishimira yuko Imana itunezererwa kuruta uko abantu batunezererwa. Hari ubwo abantu bakwishimira by'akanya gatoya, abantu bakumva yuko uri kumwe nabo mu bintu byose uzahura nabyo, ariko ujya ubibona cyane iyo uhuye n'ikibazo nibwo ubona yuko babandi bitaga inshuti zawe mutakiri kumwe. Ariko Yesu we aratubwira ngo aho waba uri hose dukwiye gusobanukirwa yuko Yesu yaje gushaka no gukiza uwari wazimiye. Muri abo bazimiye ni njyewe nawe, turi abanyabyaha, ntabwo dutunganye imbere y'amaso y'Imana. Reka dusabe Imana idufashe kugira ngo aho tutagenze neza tubashe kugenda neza, kandi ibitaratunganye Imana idufashe kugira ngo bijye ku murongo. Dusabe kugira ngo Imana iduhe kuba nka Zakayo, tugire ubushake bwo gushaka Imana tubikuye ku mutima, kandi nta kabuza tuzabona Imana. Izina rya Yesu. Katwubahe Imana dusenge. Data wera, twongeye kugushima kuko twigishije ijambo ryawe. Benshi muri twebwe twagiye kure yawe, dukora ibyangwa n'amaso yawe, bituma tutabasha kukubona nk'uko bikwiye. Zakayo yagushatse umunsi umwe ararakubonye. Twebwe tumaze igihe kirekire mu nzu yawe, usibye no kuvuga ngo turagushaka, ahubwo tuvuga yuko twakumenye kandi tutarakubona. Ndakwinginze cyane data kugira ngo ukize umutima wanjye, ukize umutima wa buri muntu wese uri aha ngaha, kugira ngo tugushake tubikuye ku mutima. Uzi neza yuko ari ntacyo twakwishoboza. Turakwinginze data kugira ngo udushoboze, duhe kugukunda nk'uko dukunda, kandi duhe kukugarukira. Abana bawe bari aha ngaha twaba twaragiye kure cyane bitewe n'ibintu bituma tutakureba, duhe imbaraga zo kwihuta kugira ngo tubashe kwisiga ibituma turushaho kujya kure yawe bitsindwe, byatuma turushaho kwegerana nawe. Ukomeze kubiduhereza kugira ngo tuzabashe kuzataha ubwami bwawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen.